ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Hitimana Dismas nk'uko bisanzwe mwene so muri Kristo Yesu. Niba utubonye ari ubwa mbere ngaho ukora subscribe, kore share, kore comment ndetse na like. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu umuntu akwiriye gukora mu gitondo mbere y'uko ajya mu kazi ke ku munsi. Icya mbere ukwiriye kubyuka ugashimira Imana yakurinze muri iryo joro, ukayereka ndetse n'ibyo ugiye kujya gukora uwo munsi, ndetse ukibuka gusengera abantu bose ndetse n'igihugu cyose. Icya kabiri ukwiriye gukora ukwiriye gufata amazi mu ibasi ugashyira muri dushe ugahita woga umubiri wose. Icya gatatu ugomba kumenya amakuru y'umuryango, kumenya amakuru y'umuryango uko waramutse. Icya kane ni ugufata amazi mu gikombe n'uburoso na korogate, ubundi ukiborosa ukaba wirinda indwara z'amenyo kandi ukirirwana impumuro nziza mu kanwa. Icya gatanu ni ugufata amazi litiro ukayanywa ateguye neza. Mukomeze gukora comment, share ndetse subscribe na like. Umunsi mwiza.